murya mu mutima Vera we igikomere cyo kuburanye narebwa kimenya se ikirakira kugitoneka gato rero byatuma giturika kikava agakora ibyo atagombaga gukora kuko Patrick wacu ko tumuzi si umusinzi. Shangazi we wevuga utyo ko umusinzi se bisaba iki kindi uretse kurenga umuntu akanywa inzoga zirenze urugero. Ariko sure ya mwana yatewe n'ibiki wa mugani wawe nubwo uwo mugore yamureba nabi ntiyamwihorera akareba ibimureba kose yamugiriye neza akamugurira ikinyabiziga gishya akamuha inzu yo kubamo akaba amutunze ntawe umusaba umunyu cyangwa isukari uriya mwana yatuje koko. Uwo ni umurengwa afite umutera kunywa inzoga shanga kuba ashyira amafaranga mufuka ntawe uri bugire icyo amusaba kuko nanjye ntacyo mureba hose yemeye kumfasha ibyo yamfashaga. Ni mpamvu uriya musaza ntacyo atakoze. Yego pe uretse wowe se ngewe singira nkabona nyohereje amafaranga kuri telefone yanjye ve. Niyo mpamvu bari abasore tugomba kubiya amashanga n'ibidashoboka ubundi twajyana ve. Icyo nzi nuko nzababwira ntabakuru turashanga bashaka bakanyanga bombi nzababwira pe cyane gafaranga uti wakirogewe wajyawe mu mujyi no gushuka undi mwana ngo umuteshe umutuzo yaragezemo. Shanga nkubwije kuri ko icyo gitutsi ntazagisubiramo. Ukimubona uzampamagara umumpe mbimwibwire ve. Urumva ikindi kandi ndagusabye ntuzatinde we muko. Urabibona ko amashuri ari hafi gutangira kandi wimukiye mu mwaka wa nyuma ntuzatinda amasomo atazagucika. Sinzatinda mubyeyi nk'umurape. Nagura amazi mu ntoki ngo ubutumwa bwa musaza wawe ve. Ariko none nari maze kumuka da amazi akiri mu ntoki. Wifunze mwiba hashase ndi guhashanga uzayimumera utuni nyoko wasize ayikwandikiye. Narenze ko nzayimuha ku gihe yambwiye ariko iyo myitwarire yo gutesha se umutwe itumye nyimuha mbere y'igihe. Umaze igihe nkwepa we na shobuja mwarigize abadatana none uyu munsi ndagufatishije ntacyo uri bumbeshye ngoga. Nose ko wicaye mu modoka kananije gutwara boss ahubwo umujyana he ko mbizi neza ko uyu munsi naho ari bugi kana mpamagaye ngo nzi mugeze kwa muganga ntameze neza. Urambwira ngoga ariko si mabuje uragira ngo nkubwire iki ibanga we na shobuja mubitsi uko wabibonye nanjye niko nabibonye rwose nta kintu na kimwe yigeze ntangariza. Ndabizi neza ko rubiba kwizera ngoga. Ikindi mwarajyanye mu marana icyumweru cyose muragarukana ntiwavuga ko ntacyo uzi rero. Niba hari icyo ushaka kumenya rwose niho wakikwibwirira ntabwo ari jyewe. Ngoga ubu ugiye kubona ukabona umugore wawe azanye umwana basa nk'intobo wamubaza isana akayihimbahimba wakumva utuje mu mutima wawe. Nta kibazo nagira kuko agiye umugore wanjye ndamwizera cyane. Soko ntizera rubibi ngoga none ariko hari imyitwarire imwe n'imwe ingaragariza ko hari icyampishe. Ariko ko mukuze ubundi mwatuje mugasaza neza. Uvuze ngo iki ngoga ngo ngewe nshaje nabi? Soko mvuze n'ukuri. Reka nemere koko isano idasobanutse avuga yari afitanye na se nako na nyina buriya muhungu ariyo. Ni gute umusore yigira akaraha kajya he mu rugo rwacu nagira ngo ndavuze rubibi agahagurukana n'imizi n'imiganda amuvuganira. Mukazi imibabaro yose uriya mwana yanyuze mu mabusha. Umuntu wanyuze mu mibabaro se yitwara kuriya. Patrick niwe muntu wemerewe gukora ibyo ashaka igihe abishakiye. Yemerewe kuzana bene wabo bo ku musozi wabo bagatura mu rugo rwanjye bakarya imitsi yanjye. Kumva bitoroshira. Rubibi yagize atya bikuza miliyoni zingahe ntabizi ajya kumugurira moto amugurira imyenda na telefone bihenze ibintu ntigeze mbona akorera James twabyara. Ariko James mwamwishyuriye amashuri araza yinjira mu kazi arakora ashobora kwigurira icyo ashaka cyose ntahuriye na Patrick mabusha. Bayawe mugeranya na Patrick rwose. Ngize ukuri ngoga Patrick ni umuhungu Rubibi yabyaye hanze. Ego mabusha ugeze ukekera umugabo wawe se ko yaguciye inyuma. Tagira ngubwire rwose Imana imbabarire gutekereza nabi. None kuko Patrick na James barangana ndizera ko Rubibi atari kunca inyuma turi abageni. None se urumva byari gushoboka nako ukekera umugabo wawe ibyo atakoze. Byose rega n'ukubera we uhagarara cyane kuri uriya muhungu yaba ari mu mafuti yaba atayarimo ntashaka kumuvuga. Nkuko wabibwiwe uriya mwana yahuye n'ibibazo byo gupfusha se ari batangiye amashuri yisumbuye. Haciye igihe gito nyina afatwa n'indwara idakira bituma ava mu ishuri afata inshingano zo kwita kuri uwo murwayi ndetse n'agashishike gato. Yarababaye cyane uriya mwana. Ko atitwara nk'umuntu wababaye ngoga kubona noneho hagira atya agatinyuka agashaka umukozi wo kumukorera ngo ntashobora kwifurira ngo ntiyakwikoropera inzu n'ibindi. Akazana umukozi wo kumukorera mu rugo rwanjye ngoga. Numva bigoye.
umva rero patrick nkubwiye ubu ndakumviye naho ngiye ariko vera agera kuvuga ni ukuri ariko uzi ko ari nk'aya ndirimbo ngo baguhaje ari kwiyongeraho butamwa na ngenda hano ni iwacu hano iyi mitungo yose ni iya data ngomba kuyibamo uko nshaka nkayibamo kaga nkayibyimbamo nkayibanamo n'uwo nshaka erega nabonye mugarama mu nzu umukozi akaza kuyora imyenda yanyu akajya kumesa akabazanira ibyo murya mukamutumageza nk'aho ari mwe mu muhemba uriya wabonye rero ni uwo patrick yazanye kubera ko undi mukase yari yamubujije kugira icyo adukorera na kimwe ariko se patrick musaza wanjye ko waje hano ngo papa wagufashe kwiteza imbere waje guhangana n'umugore we none ko ashaka guhangana nanjye ntame hamwe duhangane urumva patrick oya rwose niba umubyeyi wawe yarakubwiye ko ugomba kumugirira ibanga ngo utamusenyera wikwitwara utyo kuko nabyo bishobora kumusenyera nyine yarananshutse dusangira inzoga nkora amakosa menshi cyane n'ubu ndabyicuzaga cyane inzoga zanshizemo nibuka indirimbo zose naririmbye numva ndigaye cyane pe aracyumva yagira ngo kize no kuririmba byibuze ngawumve uririmba byahe ko wasamiraga nk'ururadiyo rwananiwe gufata amarezo ni ukuvuze patiri sawa yego sha n'ukuntu nagufashije gucurira mu kaso muceceka hose nyine mwembi ntasore herega wagira ngo ibyo mwakoze ni byiza wowe gafaranga mu gitondo singusiga hano tugomba gusubirana iwacu ngo iki niko bimeze patiri itegeko rya nyogosenge ngomba kuryubahiriza cyane rwose ngasubirira iwacu nkaja kwicururiza ubuconco mu isoko bikagira inzira nimugoroba nkazaje ndaje kwiga imodoka nibyo ndi kubamo n'ubundi niri iwacu barigishaga kandi cyane murashaka kunsiga njyenyine rero niba ushaka ko dutaha nuze tugende n'ubundi iwacu warakoraga unakoresha moto y'abandi nta nkazi ko bafite iyawe va mu rugo rw'abandi b'amahoro patiri ubu yava hano agasubirira iwacu ibyo bintu kumva byashoboka ko yaba abaye nka wa mugore wasubiye mu gice cy'ingunguru iwacu si mu gice cy'ingunguru gafara yego ntihasize amarangi ashashagirana ariko si habi ku buryo hatuka gutyo ikindi twaba dufite amahoro mu gihe hano patrick ashaka guhangana nakomeje numva ibyo muvuga umva vi karame patrick ntaho najya ngomba kuguma hano ngaharanira uburenganzira bwanyu kuko ubwo mpafite bungana n'ubwa James ndetse n'uriya mukobwa w'injajwa mbingo ngo ni mutoni urumva patrick musaza wanjye ko iwacu bafite uburenganzira bungana n'ubwanjye ko ntawe kwambuye kwitwa mwene Rutaganda n'ubwo atari ko kuri waretse gusenyera umusaza so kubizi neza ko nta kosa afite ryo kuba atarigeze amenya ko yakubyaye ikosa rifite rikomeye cyane ryo kumenya ko yateye mama inda akamuha amafaranga ngo ajye kumvusa ubuzima ntarabona izuba urumva kubwe sinari kubaho sinakabaye ndiho ariko ubu ngubu ndiho kandi ndiho mu buzima bwe kuko ndahangaha nkora ubugenzuzi ngo menye imitungo yose afite kandi bidatinze yewe nzayegukana ngo iki Patrick niko bimeze kariya gakobwa ke nzabanza ngashuka ngatera inda nk'uko se yayiteye ruriya rukecuru runyanga nk'uko ndwanga nzaruhindura mu ngazi zo mu nzu ruhuruduke rwicoke hasi rusange mama mwitaka umva iyo namusize ndahazi mvure mw'abantu mwe Patrick buriya nta soni ufite nzarubirindura mu ngazi zo mu nzu rusange mama mwitaka ceceka hose nta soni ikisi ahubwo ibyo avuga nizere ko biri ku rurimi gusa si wajyanye kwigubukanisha se James iriya modoka nziza yirata nzayica amaferi mu konkobore imuhuruture agende yicoke nko ku giti imukinduremo kabiri mwami wanjye we Patrick nta mikino nshuti yanjye niba ufite ubugome bungana buryo cyangwa barampinduriye ibi ni ibiki koko mva si ibyo nzakorera kiriya gisaza ngo ni data nicyo kizaba gisigaye kibanze cyicwe n'agahinda ko kubabura cyumva ko kuba barabimera Patrick koko wahinduwe n'iki nimara kubona agahinda karakinogonoye gisigaye kimeze nk'amagufa yanamye nzagifatiraho icyuma gisinyishe ko imitungo yose gifite kiyimpaye nikimara gusinya yinike mu ngunguru y'amazi ashyushye yesu we ve waninde ukubize ririya dirisha mana we urarikoze Patrick niba hari ukumvise urafunzwe karabaye ngo idirishya
mama wanyitabye. ese ubaye iki muto ubaye iki ko numva urimo gusukira uri hano papa uri hano ndahari nyine nari nzi ko ndi hano muri uru rugo njyenyine papa yiwe turapfuye turashize. niba iki bibaye kutambwira none na James yanze kunyitaba kandi nshaka kumubuza kuza hano. So James yanyitabye koko. niba iki bibaye koko umutoni umukobwa wanjye kutambwira rwose banza umbwire ko ibyo numvise atari byo. ibiki se ibiki kutambwira tumbwira mana urakoze rwose utumye njya mu gikari. mana we ngwite ngo mu gikari uyu munsi nagiye ahantu hari abantu benshi ngiye gutara inkuru. hanyuma bigenda bite? hanyuma umuntu arangandagira agashumi k'urukweto rwanjye karacika. ubwo rero ngeze hano njya mu gikari ngiye gushaka umugozi ngo nkamuhage kukandodejereza. ndakumva mbwira. nyine ubwo nageze ku idirishya ryo kwa Patrick numva abantu bavuga nuko ndahagarara ariko mana ibintu numvise papa we ibi n'amatwi yanjye yumvise ni bibi papa we. ntibigize nyine kutambwira ni bibi we. mbwira ubyumvise nibi. banza umbwire ukuri papa banza umbwize ukuri we papa. Patrick ni musaza wanjye. papa ngo uvuga se ni wabikuye he? Patrick mbwira yewe mbwira kuko namaze kubyumva nyine kubyumvira mu kanwa kawe. wabikuye mbwira urarizwa n'ibintu nakubwira ngo nabyumvise wowe ndashaka kubyiyumvira bivuye mu kanwa kawe. umva nkubwire mwana wawe ibyo wumvise ni ukuri ariko ndagusabye rwose ngo ubimireye kuzagira ubimenya. papa wabikoreye ikigoga. umva nkubwire uranyumva mwana wanjye uracyari muto rwose. ndacyari muto. uracyari muto. papa uravuga ngo ndacyari muto. uracyari muto ntacyo nakubwira ubu ngubu. njye wamaze kukwereka umuhungu dukundana ndacyari muto gute koko papa. uracyari muto ntacyo wakumva humura rwose nzabikubwira nyuma uzabyumva kandi. urambwira uyu munsi papa urabimbwira. umva nkubwire mwana wanjye byarabaye nyine niko byagenze. nanjye namumenye vuba aha ngaha rwose ntugire ngo ni kera kandi n'umubyara arapfuye gusa ndetse papa mva nkubaze nyine umubyara nitwe twamwishe uko numvise afite umugambi wo kutwica twese. ngo kubica yica abandi se nakubwiye ngo nabyumve n'amatwi yanjye. umuhungu wawe Patrick afite umugambi wo kutwica twese papa. webye ntibishoboka. namwumvise yavuze ko azahera kuri mama akanyica akica James aciye feriza imodoka. nawe nubwo uri se ntazakurebera izuba namwiyumviye. ntabwo yabikora rwose ni rwa rurimi rutabura icyo ruvuga. ntabwo yabikora ntibishoboka. azatwica tumare. oya humura mutoni mukobwa wanjye rwose humura ibyo ntibizaba rwose ntibizaba nyiriho. James arampamagaye reka mubwire ntazongere kuza ngo aparike iriya modoka ye muri uru rugo atazambwira. buretse kumwitaba muto buretse mubwire mwana we ndagusabye niba ushaka amahoro muri uyu muryango ibyo wumvise ubike mu nda kuko ubise mu ndimbwa n'imwe. ngo iki papa ndumva neza cyangwa uvuze ngo iki? nako ntacyo wumvise umuto. iki nsezeranye ko ugiye guceceka. nsezeranye ko ugiye guceceka mwana. nsezeranye ko ugiye guceceka rwose. nsezeranye ko nyoko na musaza wawe batazigera bamenya ibyo wumvise muri uyu mugoroba. mbabarira binsezeranye rwose. abasaba guhishuribuka neza isanzwe dufitanye. ngo iki? ikindi papa mbwira ndakumva rwose. nsobanurire mubyeyi mwiza. ndakumva mwana wawe. uransaba kubika irihe banga none se iry'uko uriya wazanye hano witwa ko uje kumufasha ari umuhungu wawe cyangwa iry'uko ashaka kutwica twese akatuma. we yakwica bikureho ibyo wumvise warabyumvise. icyo ngusabye ni uko ubibika mu mutima wawe nta kintu. wingora papa. none se mwana wanjye ko kuva waza wagira ngo iyo wanyagiriweyo n'imvura y'amahindu. n'ubundi yaranyagiye shangazi we. gafaranga uwo ko mutazanye ngo azaza ryari?
umwihoreshanga kuba ariyo nibyo bituma numva umutima wanjye utuje. ugira ngo si iri joro ryose nigeze ngoheka Vera we nararanye na nyoko Regina burinda buke kandi nabonaga turindagira mu ishyamba ry'inzitane duhamagara musaza wawe. Si umwana utazi icyiza n'ikibishanga kandi byose biri imbere y'amahitamo naye. Rega mwana wanjye wabona musaza wawe baramuroze ntitubimenye. Ngo aragwa nande se ko abarozi bagowe n'abadashaka ko agira icyo ageraho. Wabona baramuterereje umuzimu w'umutindi mubi kugira ngo amurindagize amukoreshe ibibi hanyuma ubuzima bwe burangirire muri gereza. Ntawamuroze shanga gusa imboga zibona abana wampindura w'uyu munsi ngo njye kuba mu nzu nziza bama mpabwe byose amuha byose. Si ukukubeshya shanga. Patrick aba mu rupangu rwiza cyane rurimo inzu nziza nini igeretse 2 hanyuma mu gikari naho hakaba izindi nzu 2 zitari etaje ariko nziza koko imwe ibamo abayikodesha ikanagira irembo ryo rinini risohokera ku muhanda wo haruguru. Iyo musaza wanjye abamo rero isangira irembo niyo nini. Nakubwira ko yarozwe uti nayanjye urumva umuntu yaba ahantu heza hatyo ntanyurwe koko. Tekereza ariko guhangana kugeza ubwo ashaka umukozi wo kumutekera ngo no kumukorera iyo mirimo muri urwo rugo boshye uhakodesha n'ukuri. Ariko rero niba mukase yari yabujije abamukorera kumufasha kandi uzi neza ko yirirwa uyu munsi wose nta kundi byari kugenda Vera. None se yagiye kumubuza bigezeye hatari ukubera ihangana rya musaza wanjye wimuvugira kuko afite imigambi mibi cyane n'umwana mubi. Ni rwa rurimi rutabura icyo ruvuga naho ubundi ubugizi bwa nabi bwo ntabwo musaza wawe yakora. Ariko se wahamagaye gafaranga ukumva ko tutamwinyeza agatonera shanga. Ndabizi neza ko umutima mubi ugezaho kwambura umuntu ubuzima ntawo Patrick afite Vera. Ahubwo rwose tuvuga ibindi we tumureke. Ugezeyo witegura gutangira ishuri. Nta kibazo mfite ibyo nzakenera byose naje mbiguze kuko amafaranga uwo mugira neza arayampaye. Nuko hanyuma se mwana wanjye uzaguma mu rugo rwawe wenyine bizagenda bite? Nzarugumamo shanga ahubwo iyo wibaza ngo ninjya muri kaminuza arazasigara rute kuko uyu mwaka wose ndahari. Nabyo ni ukubitekerezaho rero. Waretse tukazabitekereza icyo gihe maso ntuvangira ubwonko bwanjye bujagareye kubera imyitwarire mibi ya musaza wanjye. Nyotara niko nguhe n'ikinini cy'umutwe se niko mbwira yewe niba naguha n'ikinini cy'umutwe. Oya kihore nta kibazo meze neza Jo. Nta kibazo ngaho rero mbwira sheri wanjye amatwi n'amaso biri kuri wowe. Banza umbwire babaye sangahe sheri? Kubaza isaha se mbwira yewe ubu ni 4 z'ijoro kandi nifite zose nazisubitse kugira ngo utege amatwi. Mana we ahari wenda ubu nataha kuko iki gihe mama bageze mu buriri kandi rero ntashaka kurebana nawe. Ngahore kuki udashaka kurebana na mama wawe muto? Nindebana nawe ndarira Julia kandi ndindira kumuhisha birango. Nisi n'icyo umuhisha nyine. Mana we ubu kuki ari njye byaguyeho Julius? Bigere ko se kutambwira kuki koko atari James wabimenye ngo papa musabe kubigira ibanga koko? Usko numva ngiye nko gusara. Ariko nge ntago mbyumva pe. Ari papa ndamukunda, ari mama ndamukunda, James musaza wanjye nawe ndamukunda, sinari nkwiye kumara iminsi yose muhishira ibanga ribi. Ariko se umutoni sheri wanjye ni iki? Iryo banga ribi ninde wari kubikije koko? Ni papa ariko. Papa wawe? Papa wanjye Julia. None ndumva ngiye guturika umutima. Ubwo se umutima wawe uturitse urumva utawimukiye koko? Rimbwire nkugire inama mukobwa mwiza nkunda. Sibyo? Julia. Usko buriya Patrick ari musaza wanjye. Ute? Ni musaza wanjye. Ariko se kudatangaye Jo. Ntumbwire ko James yarabizi nkaba maze iyi minsi yose nasinzira ngo ninjye ubitse ibanga ribi. Cyangwa na mama arabizi we. Julia. James yarabikubwiye? Ntabyo yambwiye kuko ntabyo azi umuto. Ese kuki mbikubwiye ntutungurwe nkaho wari ubizi? Uwo musore guvuga namubonye wanyura imwe gusa. Sibyo? Ariko uretse kubyirengagiza birigaragaza.
byigaragaza gute se abantu se ntibasa nta n'icyo bapfana. niba abantu basa ntacyo bapfana rero tekereza noneho abasa bafite icyo bapfana. ngo iki? umva reka mubwire muto. James yarambwiye ngo igihe papa wanjye agenda akamara iminsi yarabuze yabwiye ko aho yagiye habaye ibyago nyine. nyuma rero agarutse haza kuza umusore usa nawe nk'intobo ngo kuko ari uwo mwene wabo bari baraburanye ambwira amasano y'ububyara ntari gushobora guhuza ngo ngire icyo nkuramo. umuntu utekereza rero numvisemo akantu umenya ikibyihishe inyuma ariko nyine ndicecekera. bivuze ko waperereje ukamenya ko Patrick ari umwana papa yabyaye ukaryumaho ntutubwire? nta perereza nakoze sheri wanjye kuko nta mpamvu nari mfite yo kurikora rwose. none si uko papa yansabye kubigira ibanga nkaba numva ntashobora kubana na mama wanjye ndimuhishe kuko nkurikije babarira ungira inama. none uragira ngo bigende biti? wakubwira inshuro nshatse gutobora ngo mvuge bikagarukira ku isonga y'ururimi ngoga. umva rero mubwire inama zose nagomba kukugira narazikugiriye bosi wanjye. igisigaye rero ni ugukora icyo umutimanama wawe ukubwira. none reba umugore wanjye Mukabahere nkareba guterura ngo mubwire nti rero umugore wanjye nkunda igihe wari utwite imfura yacu inda yarakuguye nabi naguciye inyuma bigenda gutya na gutya bikanshobera neza neza. ndabyumva rwose nishobera amahanga ariko byanze bikunze umuti ni ukuvuga ukuri ukababarirwa cyangwa ntubabarirwe. byarancanze pe. reba utumwe umukobwa wanjye yanyanikiye nawe rwose irebere. reka ndebe. wabibonye? wowe bose ko bikomeye. ntabwo byoroshye. reba umwana wanjye nawe urabona ko namukoreye inkoni ishyushye ngoga kandi aragira ati papa nurenze iyi weekend utabivuze njye ndabyivugira. urumva byoroshye? birakomeye nyine. kandi rero bose ntutekereze ko umugore wawe ari injiji ku buryo atagukeka. ni kwa kundi nyine uba wizera umuntu wawe ukavuga uti ibi n'ibi ntiyabikora ariko kariyo pe. ngo iki yarabikubajije se ngoga? ntabwo yabimbaje nyine uko biri ariko urebye ntabwo ushira amakenga. yewe nuko ntawasubiza ibihe inyuma ngoga nakagisha umutima inama mbere yo gukora ibyo nakoze muri iriya joro. mbizi neza ko nsize umugore wanjye mu bitaro. urumva ntarakoze amahano koko? ibihe byo ntibishobora gusubira inyuma nawe urabizi. ukuri kwatuma ujya inama n'umugore wawe mukareba icyo mufasha uriya muhungu atari mu rugo rwanyu kuko nkurikije ibyo numva n'ibyo mbona arwitwaramo nabi cyane kandi akabikorera kubangamira amabusha. yarireze nyine yabaye nyamusozi. kemura ikibazo rero kuko nawe urabibona ko iwawe hari intambara y'ubutita. mperekeza rwose ngoga ndakwinginze umperekeze umfashe kubwira Mukabahere uko nabimenye atagira ngo nibanga amaze igihe mwishe. jewe se wowe nyine hari undi muteze kandi wowe rwose babimbwira warumva? njyewe narumvaga. ibaruwa nayisomye turi kumwe. none tuhagera tugasanga Regina avugira ku mwuka wa nyuma wari uhari. ariko rero njyewe rwose numvaga atari ngombwa ko mbyivangamo. ubyivangamo wabuzwa n'iki kubyivangamo se? imyaka tumaranye nturi umukozi gusa uri inshuti nizera rwose ukaba n'inshuti y'umuryango wanjye ngoga mbari unyumve rwose. ndabyemera rwose bosi wanjye turi inshuti nako twabaye abavandimwe nabakoreye nkiri umusore nimwe mwashingiye rwose nimwe nkesha imibereho mfite ariko mpabuja rwose sinzi uko yabifata. humura rwose ntiyakurakarira none se ko twabimenyeye rimwe kandi ukaba utaragomba kuza ngo uhite ubivuga naguhaye uburenganzira urumva byari kugenda biti. ariko uguzi ko bituma umutima ucira urubanza bose kuko urabizi ko rwose mbizi kuva umunsi Regina yakubwiye ko atwite. erega ngoga uri umunyamabanga wanjye ukomeye rwose gusa twembi twari tuzi ko yayikuyemo kugeza ku munsi twagiye kumureba ari mu marembera. nyine ndakumva yewe ndika nkomeze mbiki ibanga ry'akazi maze wowe ugenda uhamagara umuryango wawe uwubwiza ukuri igihe ntahari. kubyivangamo rwose byanteza ibibazo byinshi nako nasabwa n'ibisobanuro byinshi ntari bubitange. ariko se ngoga uko ni ugutinya nyakubuje gusa koko? oya si ukumutinya bose ni ukumwubaha no gukomeza kubika ibanga ry'akazi rwose. wenda ndakubwiye ngo ryumeho gusa. oya mbabarira bose ibindi tuzabireba hano. mbabarira rwose mbabarira ndakwinginze.
yawe ukayizana kuyogereza hano imbere y'umuryango wacu ntiyorera bino rero kuvurira ibiti mu matwi nta n'isoni uramena amazi utyo hari fagitire wishyuye mama wiswicira umwuka rwose ikibazo cyaje gikemuka nuko urakoze muto umvuge amazi w'agakobwa ntunuke patiri ntunuke gakuruka se nakureho kari iby'umuriro uhora unyumvire ubundi se wanjye urite wo kutaneza n'amafi agakobwa gatunzwe n'ubugambo bwo kuri za radiyo na televiziyo ndamaze uwo bakwishyura amashuri ariko ye muto yishyura kuri he iyo niyo nyiturano y'ineza umugabo wanjye yakugiriye ngo umugabo wande umugabo wanjye uzi abagore b'iyo bari kandi baranapfuye nuko urarongera afunguye amazi ko patiri uzi ko tumva ibi byose ni muto ibi byose ni gusa wihaye kwigira umusamariya mwiza agenda atoragura abantu ngo arajya neza none ndebera kubwira ukuri umva mubwire ye muko niba wiyanga wibeshye wongere utunga ayo mazi ndagutera urugabuguru umeze nk'ibisheke byarunze nakoze imisigati ndabuvunagura ndabuvunira ubundi ndakubwiye ngo ndayafunga nguragira wibeshye yafunga sigaho rwose umuto mureka yamene ndabona areba nk'isha ryangombe atabikemo naki abantu baba barakuriye mu muhanda ntajya ntwara patiri ubwo nta se mufite zo kumena amazi boshye umwana w'igitambambuga koko maze rero naso ndi kumuhamagara bikanga niba telefone ye yabaye ikisimbizi rwose ahari ibyo byose urabiterwa nuko wibwira ko nta muntu n'umwe uzi ibyawe umuntu yaza akangiza ibishyaka umuntu muzima atinyuka agahindura urugo ikinamba nako agashyira moto mu muryango kuriya bifite icyo bivuze gifite icyo bivuze si gusa rwose iragifite mama njye nanga agasuzuguro ariko ngurashaka mereza kandi ndakuze iki ni ikinyamaswa cyose urabona ukuntu ugize wagira ngo ariko haraje unyereke iki ntazi nakubashije ngo uraza unyereke iki ntazi nakubwiye ngo ibyo ukeka ko ntazi ndabizi byose guhera kuri a kugera kuri z patiri ndabizi ko ufite umugambi wo kutwica ugasigarana imitungo yacu ibyo uvuga ni ibiki moto ibyo uvuga ni ibiki mwana wawe mama mwiza patrick uyu wowe ntumuzi ariko njye ndamuzi narakwiyumviye mama naramwumvise yigamba ko papa yamubyaye akamutererana ngo akaba agomba kutwica twese ahereye kuri james imfura yawe ubundi ngo wowe ugakurikiraho nanjye ubundi wakazikuza papa ngo patrick ngo iki moto ngo iki mwana wa nibanga rimaze iminsi rimbuza gusinzira ariko papa rwose ambabarire ndarivuze karamwanya ubu nakukiye gutya koko urajya patiri urajya patiri ndavuze ngo garuka se nyine ubwo rero wari uzi kubitsa ibanga amababu ntandekuye ariko ubundi umukobwa ubundi urimbambare uri iki mama ubaye iki mwana we rya shano riragiye mama ariko mama ko nguhamagara ntunyumve ibi ni iki mama ngo iki ndabigusobanurira nyuma mama ariko patrick ugiye kuriya yabaye nk'umusazi reka nako mpamagare Julius na James reka mbahamagare oya mama ninjye wari ubizi njyenyine nako Julius narabimubwiye kandi namubwiye n'imigambi mibisha Patrick reka mbahamagare bagira icyo bakora